barashondana na kariya kayibagiza yari yagarutse hano ari kumwe nande iribagiza garuka hano kuko yari kumwe n'uriya mugore wawe sinzi ibyo bavugaga mama Kanyana niwe mutumije hose komanda yamutumije aramuzana hano ngo bari baraho ngaho cyane mama Kanyana uretse rero reka mbanze vuga mama Kanyana uretse gato uretse mbanze ngubwire uko byagenze se uretse gatoya ibyo uraza kubivuga umaze kumva icyo twakoze nsanga arimo undi aramubwira ati uje gukora iki hano ko twabaye amahoro waturetse wa mukobwa ngo hano ngo nawe si wanyu ngubiki ebana nahisenze umujinya wahisunyica ndavuga nti rero nahise ngaterura mba ndakazanye ubu nagafungiranye karimo hari iribagiza ari hano iribagiza arahanga akira nacyo nkwemerera igisubizo nari negereje n'iki ngiki urabigenza ute kuva tumufite ahangaha agomba gusiga ubuzima ahangaha oya kubera iki imipangu yanyu mu gipanga mutabanje gutekereza iribagiza bamugambanira ntambabazi nyirantambara yamushimise mu gihe cy'ibihe bibi aramufungirana mu mwijima muri kekwe abatahazi bategereje igitangaza cy'ijuru iribagiza sheri we aho uragiye rurangirwa mu maso uzuye amaganya cyusa nawe ubaye utakiriho rugema arashaka guhindura uri mihoro hirya no hino abantu bari bazi ukuri aho umucyo w'urukundo uzanira amahoro ariko ruje mu mutima we wuzuye inzika afata umuhigo wo gutsembaho burundu abacama barashavuye barabuza amahoro imisozi n'imigezi biraceceka nk'uwaguye inzira y'ubutabera iri kure nk'inyenyeri iribagiza aho uri kumva umubabaro wawe iribagiza sheri we aho uragiye rurangirwa mu maso uzuye amaganya cyusa nawe ubaye utakiriho rugema arashaka guhindura uri mihoro imvura irakata amarira y'abavandimwe ibyiringiro byenda gucika mu mitima ariko nituracika indege n'umutima w'urukundo tuzarwanira ukuri kugeza ku musozo n'amarira y'abavandimwe ibyiringiro byenda gucika mu mitima ariko nituracika indege n'umutima w'urukundo